Ikaze mu kiganiro BaradaVibes. Uyu munsi tugiye kureba ubwoko bw'abahungu abakobwa badakunda. Bahungu cyane cyane mwebwe mukiri abasingo, utarashaka mukiri abasiribateri. Ubwoko bw'abahungu abakobwa badakunda. Hari abahungu usanga bapinga cyangwa basuzugura igitsina gore, akumva ko umukobwa ntacyo ashoboye, ntacyo ari cyo, ndetse ntabihishire, ugasanga niyo ari kumwe n'uwatereta akabyerekana haba mu mvugo, mu bikorwa. Niba rero uteye gutya amenya ko atari byiza kuvuga nabi cyangwa gusuzugura umukobwa, hanyuma ukabimubwira ukabimwereka. Iyo ndimo mvuga abakobwa ntago ari abakobwa bose, kuko hari abakobwa usanga n'ubundi bakundana n'abahungu akaba amusuzugura, amutesha agaciro, amuvuga nabi, ntiyihishire, uwo mukobwa akabyemera. Ntago abakobwa bose bemera ibyo bintu. Hanyuma umuhungu ucunga uko abandi babayeho, akinjira mu buzima bw'abandi, ndetse akumva ko akwiye kubwiriza abantu uburyo bakwiye kubaho no kwitwara. Aba bahungu nabo ntabwo abakobwa babakunda. Ukicara ahantu aho kureba ibyawe ibikureba, ugatangira ukinjira mu buzima bwa kanaka, ugasanga nicyo kiganiro, nta kindi kiganiro ujya ugira. Hari n'igihe noneho usanga kubera ko biba byarakurenze ariko unateye na wa mukobwa ushatse mutangiye gukundana nawe ni ubwa mbere nturamumenyera, ariko utangiye kumunyega, ugatangira kumubwira uburyo akwiye kumera, uburyo akwiye kwambara, uburyo akwiye kuvuga, uburyo akwiriye kurya, uburyo ibyo abakobwa bakora n'ibyo badakora. Rero ibi ngibi abakobwa bashobora kubyihangana ni bakeya. Hari ababyihanganira agapowa agacishamo ariko atabyishimiye, hari utabyihanganira agahita akubwira uko abitekereza, hari n'utagira icyo akubwira akavuga ati kara gahungu sinaka agahita yiciraho. Icya gatatu, umuhungu ukunda kujya impaka kuri buri kintu, kuko umuntu ujya impaka cyane kuri buri kintu cyose hari n'igihe atemera ibitekerezo by'abandi, ahubwo akumva ko ibye ari byo bifite ingufu. Hari umukobwa rero mushobora guhura yicecekera akisekera, ugasanga n'ibiganiro birabuze, ariko hari n'undi muhura mukajya impaka. Hari n'igihe none usohokana n'umuhungu kubera uburyo ajya impaka, ugasanga arakuretse kubera yumvisha ikiganiro gishyushye hirya ku yandi meza, akajya kugira gutangiza ikiganiro no gushinga impaka bikaze. Muzanabibona hari n'abantu bajya impaka bakarwana, bakabwira abantu nabi. Tekereza rero umuhungu yagusohokanye, umuhungu wasohokanye umukobwa muri bashira ishushu kubera ka kantu kawe ko kujya impaka cyane, bikaba birashyushye. Ngaho umuhungu rero ugira ubugugu nawe ntago abakobwa bamukunda. Umuhungu utajya usohokana umukunzi we, utajya umugurira indabo, utajya ugura agakarita, utajya umuha amayinite, utajya utanga fresheri. Bahungu murabyumva namwe. Nimvuga ko umuhungu ugira ubukugu batamukunda, nanone ntiwumve ko bakunda umuhungu usesagura, oya. Ariko nanone umuntu nta kintu na kimwe kimuvaho, ahora muri krize. Atari uko afite krize, ahubwo ahora atakavuga ko nta mafaranga afite. Bizagenda gute? Si ngombwa ko umubeshya, si ngombwa ko wihagararaho ngo uvuge ngo ufite ibifaranga kandi nta kintu uriho, si ngombwa ko ujya gutira, si ngombwa kuguza. Ariko mu bushobozi bwawe gira ikintu ukora, umukobwa abone yuko wamwitayeho. Hari umunsi w'abakundana, yagize anniversary, ntukoreshe ibirori bya hatari, ariko we nawe ubwe hagati yanyu babiri nta nubwo unamusohokana ngo mugurire nayo mata niba yakunda. Wapi, nta kintu kikuvaho. Uyu muhungu rwose ntago abakobwa bamukunda. Nubwo uwo mukobwa yenda uri mutereta, afite akazi keza, ameze neza, ashaka no kukurusha amafaranga, ariko ikintu cya mbere nuko ugira icyo gitekerezo. Ashaka kuvuga ati nubwo nta kuntu ameze rwose ariko yagerageje. Umwereke ko wabitekereje, mwereke yuko hari ikintu uteganya gukora, sibyo? Ariko wigira ubugugu ngo ufatiremo ushyiremo na kore. Hanyuma undi muntu abakobwa badakunda, undi muhungu abakobwa badakunda ni umuhungu utari seriye, umuhungu uheheta. Murasohotse mwicaye ahantu arimo ararebuzwa, muratambutse umukobwa aciyeho urutugu rurenda kuvunika, murimo muragenda hafi kugwa mu muferege kubera guhindukira. Umuhungu ukunda abakobwa agakabya. Abahungu bose bakunda abakobwa, ariko noneho mu gihe uri mutereta nibura ujya ureba uwo nguwo. Ariko noneho hari n'umuntu kubera uburyo akunda abakobwa, kubera ukuntu byakurenze utanifata. Uzatinya umusore utaguhisha ugasanga ari gutereta abandi bakobwa kandi muri kumwe. Umuhungu w'umuhehesi ni handi muzaba mukundana, akaba yenda arimo aragutereta, yenda mwarakundanye cyangwa se muri kumwe, ntagukundira ukuri, ahubwo ugasanga arimo aranakugereranya n'iki n'abandi bakobwa. Murasohotse mwafatanye gahunda, yenda mugiye mu kirori runaka, muri anniversary runaka, urambaye urumva umeze neza wishimye, waza atari kureba ukuntu wambaye. Ntureba abandi bantu ukuntu bambaye,
ugasanga kubera ba bantu yirirwa cunga bitewe n'uburyo ari umuhesi, uburyo atari seriye byaramurenze, arashaka nawe ko umera nkabo. Abakobwa ntago bakunda umuhungu umeze urya. Ibi byerekana ko utubaho uwo mukobwa muri kumwe, kutari seriye. Undi muhungu abakobwa badakunda ni umuhungu wiyemera, aho usanga yiyemera ku bantu bose. Umuhungu ukunda kwivuga, akavuga ibyo atunze, aho yicara ugasanga kenshi avuga ibimwerekeyeho. Yaba ari kumwe n'uwo mukobwa ari gutereta, ugasanga nawe arimo aramwiyemeraho. Hari abantu usanga yiyumva akavuga ati njye mfite amafaranga yanjye kubera ko ngwazwi, kubera ko ngo ari umusitari, bimeze gutya, njyewe nagiye aha byagenze gutya, nahuye na kanaka, navuganye na kanaka, njye umuhungu rero wivuga, ukivuga ibikwerekeyeho, ukiyemera ku bantu bose n'abatambutse n'abadakeneye kumenya uwo uri we. Abakobwa ntago rwose uyu muhungu bamukunda. Hanyuma undi muhungu abakobwa badakunda ni umuhungu werekana icyo atekereza, uko afata ibintu, utihishira cyangwa ukora ibintu bidahinduka. Ugasanga ibintu byose birapanze, ntago yirekura. Hagira ikigutungura ugasanga ntabifashe neza. Abakobwa rero bakunda umuntu uzi gukora amasiripurize, udakora ibintu bimwe bihoraho, ku buryo usanga utajya uhindura na rimwe. Nta guhindura, nta gashya. Uko wamusize ejo niko uzamusanga. Akamenyero kakaba ari aho, uburyo ibyo uri buvuge, icyo uri bukore, uburyo uri bubikore, nta kintu gihinduka. Sibyo, ujye uvanga ibintu umutungure. Akaba bizi ngo saa 3 top arampamagara. Arongera kumpamagara saa 10 top. Nta kivuyeho, nta kigize gute. Niba musohoka mugiye gusangira fanta, musohokera muki ahantu hamwe. Ntujye uhindura. Amasaha amwe. Mwicara isaha imwe. Ntago mushobora no kurenzaho iminota 2. Niba musohokanye mukavuga muti yenda mwari mugiye Kimironko simbizi, ariko none ubwo tugeze Remera reka twicare hano, uwo muhungu ntabikozwa. Umuhungu werekana cyangwa se ufata ibintu bimwe bidahinduka, agahora muri routine, agahora atajya ahindura ibintu, ntago abakobwa bamukunda. Urugero niba uri mutereta umukobwa itekuza kumusura, buri munsi wabo ntushobora no kumubwira uti reka none dusohoke tuvi wanyu tujya ahandi hantu. Wapi? Ugasanga niba uzi ko umukobwa akunda ibitabo, muri gift uhora umuha, ugura ibitabo, anniversary cyangwa se buri occasion yose ukaburi muragura ibitabo, nta kindi kintu hindura. Shaka ikindi kintu. Ukabuzi ko umukobwa akunda gusenga, ajya no gusenga buri munsi ugashaka ko rendezvous zanyu zibera mu rusengero. Nta no guhindura urusengero, uhora mu rusengero rumwe. Noneho hari n'igihe izo surprise ziza nawe agashyiramo akana ntibigushimishe, ukabifata nabi, ukabyimbuti yansuzuguye, yabifashe nabi. No, ikintu kindi abakobwa badakunda ku muhungu ni umuhungu utihagararaho, aho usanga buri kabazo kose agize yirukanyira kuririra uyu mukobwa. Nyamabwira nti niba ukunda umuntu mubwira ibiguhangayikishije, ibikubabaje, ibiki n'ibiki. Iyo umuhungu atihagararaho, cyane ndimo ndabivuga mwebwe mu gitereta, muracyatereta nturafatisha neza, birimo biraza gake, ariko ugasanga uhora uganya, uhora urira, uhora utaka. Umukobwa akaba bizi ngo ubwo umuhamagaye ugiye kurira, ugiye kumutakira, ugiye kuvuga utubazo twose ufite, nta kindi kintu umubwira. Urabona arandushya, bimeze gutya, utubazo tw'amafaranga nahombye, naramugurije. Musore umeze utyo akenshi ntabwo wihagararaho, ntabwo wiyemera, ntabwo wiyizera, ahubwo buri gihe usanga ukeneye uguhumuriza. Kandi mu bintu bitandukanye, ku kazi, inshuti, amasomo, uburyo witwara, ibintu byose usanga umeze nk'umwana ukeneye yuko bamuhoza. Wari wabona umwana aragenda ati anyatsa akantu akaza kuririra, ndasitaye akarira, ibiryo birantwitse akarira, amazi aranize akarira. Nawe rero ni kumeze. Kwigenga no kwihagaraho ni ibintu byiza kandi bikenewe ku muhungu. Iyo udatuje, iyo utizeye, iyo uhora uganyaganya, ugashingira ubuzima bwawe ku muntu, ntabwo bikugira umugabo, cyane iyo ugitangira gutereta. Mu gihe umeze gutya rero ushobora kumutera ubwoba agahunga, kuko aba ameze nkaho yaje ari mama wawe, na mama wawe hari igihe usanga utamutakira. Mama wawe ushobora kumuhamagara inshuro 20 ku munsi umutakira ibibazo bikuriho, ibibazo bifite. Rimwe na rimwe ugasanga atari n'ikibazo ukeneye ko agufasha gukemura, ahubwo ari kugira ngo nyine ubone uganyira. Umuntu ntumuhamagara umubwira ko umukunda, ntumuhamagara umubwira iby'ubusheri bishushu, ukabona urimo urarushya umuntu mu bitekerezo, urimo urarushya umuntu mu kukwakira kubera uburyo uhora uganya. Ibyo bintu rwose musore ubikora umenye yuko abakobwa batagira gute badakunda umuhungu uteye gutyo. Ubwoko bw'abahungu abakobwa badakunda.
umuhungu wanga cyangwa upinga abakobwa akanabigaragaza, umuhungu ucunga uko abandi babayeho akabinjira mu buzima, ugasanga arimo arabwiriza abantu uburyo bagenda, ibyo bagomba gukora, rimwe na rimwe akanabibwira n'umukobwa arimo atereta. Umuhungu ukunda kujya impaka kuri buri kintu, ntahe n'umukobwa ijambo ngo avuge, n'ibyo umukobwa azi ugasanga urimo urabyinjiramo ushaka kumwereka yuko ubizi kumurusha. Umuhungu ugira ubugugu, umuhungu utari seriye, cyane cyane umuhungu umuhehesi, umuhungu yiyemera, akiyemera ku bantu bose, akiyemera no ku mukobwa arimo atereta. Ntabwo abakobwa bagukunda musore. Umuhungu werekana ko ibintu byose biri ku murongo abikontorora, nta kantu gashobora guhinduka, ibintu byose bigomba kugenda uko yabipanze, bitagenda uko abishaka ugasanga ntabifashe neza. Umuhungu utihagararaho agahora aganyaririra umukobwa, icyo gihe utera umukobwa ubwoba, cyane cyane iyo mutangiye guteretana akagira ubwoba akayamanika akavuga ati reka uriya se namushobora, ariya marira ye nakizwa n'iki. Ngubwo ubwoko bw'abahungu rero abakobwa badakunda. Ikiganiro cyari BaradaVibes, nkurarikire kuzakurikira ikiganiro ubutaha nzakora nabwo mvuga ku bwoko bw'abakobwa abahungu badakunda, ubwoko bw'abakobwa bo kwitondera. Murakoze cyane.